papa wanjye arapfuye. Yeah. Mu bana afite yego mwese muri abana beza, ariko mu bana afite ni wowe hari ibintu ashaka kuzakubwira, ugomba kuba hafi yewe cyane. Gutaha ko azataha. Oh my gosh. Ndi gutegura umutima wawe. Ndi gutegura umutima wawe kuko uramukunda cyane. Yes. Ariko abantu bamuroze n'abapasiteri bagenzi be. Abapasiteri bagenzi be nibo bamuroze. Kuko he was a bishop. He was a bishop was what? He was a pastor. A bishop. Yeah. Kuko yahagaraga abandi bapasiteri akabacyaha akababwira ati bisibyo ibi nibyo, nibo bamwishe, nibo bamuroze. Yes. Ikintu mutamenye, amaze kwakira amagara mwaramutwaye mumutwara te n'ahantu bamuroze, ku bantu bamuroze. Imana ivuganye nanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Gusa tumusengere azataha amahoro, kubera ko gutazataha kandi vuba. Imana ashaka kugira ngo imurinde. Nagiye kubona hari ibintu. Okay, njye nkubwiye ibyo Imana iri kunyereka, ariko nkanye nk'umukozi w'Imana ndagusengera, tugiye gusengera iyi memu y'isanduku y'urupfu imurekure, kujya azareba abuzukuruza biwe. Dusharinge live. Unyumve gatoya. Dutapinge screen twese kugira network yacu idacika. Sibyo turabano 1800 tubikoze twese icyarimwe. Imana yaguha umugisha twese dukoze gutya icyarimwe. Pa twese Imana yabaha umugisha mu izina rya Yesu. Yabaha umugisha pe. Dutapinze twese icyarimwe. Imana yabagira neza. Tesha tapinga tesha. Zamu kiganza cyawe mama. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ndagushimiye kubw'uyu mubyeyi wari ufite amarira menshi n'agahinda kenshi mu mutima. Ndahamagara imbaraga z'ubutwari, ndahamagara imbaraga zibohora, ndahamagara imbaraga nzima in the name of Jesus. Lord yawe Jehova, gira neza umugaragu wawe. Vugana nawe deeply your heart in the name of Jesus. Amen. Amen. Sister, hari kado y'umwenda wahaye papa wawe? Yes. Yes. Wow. Yari turutse muri Afrika? No, nayiguriye hano. Wayiguriye hanga uragenda urayimuha? Yes. Uwo mwenda wamuhaye niwe watumye adataha vuba. Amen. Nzi kumugura costume kuri Father's Day. No, rinda gato ninge prophet uri guhanura. Ibi byawe uzajya kubibwira baba prophet bawe b'inyamata, ba Kimisagara, ba hehe. Je suis là narebye kwa reka nkubwira ibyo Imana yambwiye. Nawe ushima Imana uvuge ngo Mana ndagushimiye ko wavuganye nanjye. None mbona umuguriye ndabeshya DJ sibyo byiza ra? Yego nibyo byiza vraiment nare niyo mpamvu namubaje cyagiye ngo hari ubwo mwari mwabivuganye, niba mutabivuganye nare kubimubwire umubwire. Iyo Imana yakuvugishije ikuvugisha ngo abantu n'abandi babonereho batazajya bagira ngo kuko hari abapasiteri muba muri kuganira gutya akaguhanura ibintu muri kuvugana. Wereka njyewe nganira iby'Imana, ibyo nkubwiye bitari ibyo mbwiye ngo ibisibyo. Yego. Okay. None njye ngufashe kugendana nawe sibyo? Yego. Okay. Mbona ugiye ugurira umubyeyi wawe, reka mbivuge nubwo wabimbwiye. Ugura umubyeyi wawe umwenda wo kwambara, umuha gift ku munsi we w'abapapa. Iryo joro wamuhaye gift yaraye ameze nabi, atameze neza, ubona mu maso y'intege zacitse. Ukunda kumubaza ngo papa
are you okay? Are you okay? Niyo magambo aba before kumusuhuza umubwira ati hi shalom cyangwa se witumaza papa are you okay? Yes. Niryo jambo riguhora mu kanwa siko kuri? Yes, that's true. Kuko iryo jambo iyo rivuze ngo papa are you okay riherekezwa n'imbaraga zo gukira kuko arakubwira ngo nawe arabizi iyo muri kuganira agira amahoro. Amen. Muri we agiramo amahoro kubera iki muri we agira amahoro iyo ari kuganira nawe. So Imana ivuganye nanjye irambye ati nkubwire ngo inyana wamuhaye ibyaramunejeje biramunezeza bimukora ku mutima cyane nubwo costume wamuguriye nshobora kuyambara ngewe Bosley DJ Brian Tesha nabande bose ni costume ingana gutya twese twayinjiramo tukayambara ariko Uwiteka avuganye nanjye ejo bundi yagiye muri douche amaze kujya muri douche akisohoka bamwohereza esprit demoniaque bagiye kumurogesha muri Dar es Salaam kuko hari n'abantu bageze kumuhamagara ati ngo hari imiti twakoreza papa arabati ngo nubwo napfa sinzapfa nkoresha imiti y'abapfumu. Yes. Ya kiganga. Yes. Imana irambwiye yose kere boshinele bradosa. Imana irambwiye uyu muntu uri kumamagara wandetse mu izina rya Yesu ndeka. Nakureke pe nakureka ariko si ubu yakureka ariko mana abantu muri guhamagara pasiteri mwabaye mu wasigaye uhanura se Brian yo nuko niko Imana ibivuze ukuri kubyumva. Aya na misida na mublock kuko ni museka mandi serious nukuri pe bidukura urani pereza amaze kugenda batatse kumwohereza imiti arayanga aravuga ati ngiye sinshaka gukoresha imiti y'abarozi ku buzima bwanjye niyo napfa nzapfa nemera ko Kristo ari umwami wanjye. Ibyo bintu niyo wabimenye ubimenya nawe mama wawe ndamukunze cyane cyangwa se abavandimwe bawe Imana amwe ati gicaniro cya papa ko akiriho biterwa nawe. Wowe barangije abapasiteri bagenzi be barapfinga barangije reka nkoresha inka barangije baramuroga bamwohereza ibintu bimuniga atangira kuvura urufuro nk'umuntu urwaye igicuri kandi atajya arwara igicuri yagombaga gupfa muri iyo semeni ariko ntiyapfuye. Imana yongeye ivuganye nanjye in the name of Jesus ije kurokora imbaraga z'abakonikoni hejuru yiwe. Amen. Moderator umuntu wese wavuga kuri uyu mumama negative sense wituma bloka nta bintu birebire hano ntago tukigendera ngo tukwemeze hoya it's block. TikTok yaduhaye ingarani nini cyane yo kubatwaramo hano bandika nabi umuntu ushaka kumenyera uyu mumama hejuru bahite bakubloka niba umuzi ko acuruza imyenda ntago bitureba mise nk'ubloka. Imana ivuganye nanjye mama igiye gutabara so tugiye kuzamura ibiganza twese dusengere papa wawe. Amen. Basi Imana imwongereho igihe gitoya ariko nabonaga aratashye. Nabonaga atashye ariko icyo tugiye gukora tugiye gusenga twirukana impemu y'urupfu. Amen. Kandi irabikora mu izina rya Yesu. Kandi irabikora mu izina rya Yesu. Amen. Kandi irabikora mu izina rya Yesu Kristo Nazareth. Amen. Nigeze mbwira umu ex wa Safi Madiba ndamubwira ati iyo nda yawe bavuze kutajijamo umwana ndayibohoye uyu munsi wa none. Yari Kigali yarabohotse Judith yarabohotse arabyara umwana mwiza cyane
ndamuzi. yabihamya ahangaha ndamubwira tuzahura n'umugabo umeze w'umuzungu ufite tatuwaje nk'iza DJ Brian muzahura iki gihe bizagenda utya niko byagenze uzabyara umwana umeze gutya niko byagenze sasa nawe tujye gusenga Imana itanga igitangaza ibidashobokera abana b'abantu Yes. birashoboka nabwiye uyu muhanzi ukoze igiterane ejo bundi King James yari iwanjye turicara turi kurya namubwiye ati King James abantu bazi ko wazimye ariko hari abantu bagiye kuguha platform vuba mugiye kubona King James asubira mu gukora imiziki mutigeze mumenya mu izina rya Yesu namwe ati arena cyangwa mastad uzayuza ntabwo yabikoze yabikoze mama tugiye gusenga nona ikiva mu kanwa kanje nona kigiye gutabara ubuzima bwawe in the name of Jesus. Amen. Data turahamagara imbaraga z'ijuru iyi mva turayihagarika mu izina rya Yesu iyi mva turahagarika in the name of Jesus ku buzima bw'uyu mubyeyi turabihagarika in the name of Jesus mana urebe ubuzima bw'uyu mumama in the name of Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Urakoze mwana ko twirukana umwuka w'urupfu ku buzima bwe. In Jesus' name. Amen. It is done. Mama umugabo warihe? Umugabo wanjye arafunzwe. Kuko mbona bamudadira muri mabuso. Hari umuntu umushinza criminal things? Yes. Ndabona bamuziritse pe kubw'umutima hari abandi badamu babiri ari kubwira ati se ko tubona uri beautiful wakwishakira indi mugabo akajya gutera ibintu ko haleluya cyane uzaga umushaje gutyo ukavuga ati njyo ndizera ko umugabo wanjye azasohoka Imana irambwiye ati igiye kumusohora mu izina rya Yesu. Amen. Nje n'ubwa mbere ibyo bintu nganiriye mbonye bamubroka muri gereza abantu bari hejuru mwavugiye ngo amen so watumye musengera imumama amen nase Brian ko yamyutinze atari gutuma nivugira amen oya urambeshye tesha urambeshye Imana imbabarire no mu masengesho kumbeshyira mu izina rya nasabye Imana imbabazi ngaho uvuga amen haleluya Imana ufashe umugabo wawe atahe mu izina rya Yesu y'umugabo wawe baragiye bakora ibintu abyisangamo abigwamo atazi uko byageze ku bw'umutima mwiza. Yes. Amen. That's true. Kubw'umutima mwiza asanga abiguyemo asanga afite ibimenyetso atagomba kuba afite. That's true. Imana irambwiye ati bimeze nkaho byibagiranye ngo bamuka ariko mbonye Imana itazi imbabazi zo gusohoka. Umuntu wese unyandikira amen muri komante 12 Imana yibuke ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Preach papa, preach. Imana yibuka ibyawe. Nta muntu ubizi ku mugabo wawe, nta muntu ubizi ahangaha, nta muntu uzi ibi bintu. Umbabarire ko mbishize hanze ni Imana ivuganye nanjye ngo iragutabariye ikumanze agahinda. Amen. Papa wawe yabonye ko agahinda kagiye kukwica aravuga ngo guhera umunsi wa none icyo ngomba kumukorera iyo ni nimero ushaka registration prayer uri mu Buruseli dufite church mu Bubiligi yemewe n'amategeko mu izina rya Yesu. You can make a appointment cyangwa ushaka ko dukora mama uze kwandika ino nimero. Hari ibintu nashaka kuvuga biri ahanga biri politics. Yes. Uze kuza kuri Zoom mvugane nawe in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mungu Claude gumamo papa gumamo frère nimeze gute ni sawa. Oh my gosh. Genda upime nyine muri AC urebe ko yagabanutse jya kuri station. Yarashize rwose ubiraso. Genda ushemo AC ndi kuri live Claude. Abisigaye wanga ko ngira ikintu muvugisha. Ngaho mbwira basi mbwira vuba vuba. Ari byo mwanyemereye. Ni ibici ngaho mbwira iki nakwemere kimbwira. Kugura moto. Ibyo nari nabasabye. Genda uvugane na boss mami sibyo? Mami ntabwo ari kwemera kumfata.
agafata we gushaka kumboga ngaho genda ushiremo sindi kubona genda ushiremo nini genda ushiremo nini bagushiremo AC sibyo genda upime ndi kuri live hanga ndi gusengera abakire nanjye siku tutasengera biragenda gusengera abakire birangora nta kibazo ariko nanjye I'm joking oh yeah Claude niwe mukire wanjye nose wabutwara imodoka zanjye nkavuga ko utari umukire oya nta kibazo sibyo sibakugura amatapi yandi ya V8 amatapi arimo mashasha hari ikibazo mfite nta kindi kibazo ufite ikibazo n'icyaha gukemura umwana atangira mu kwa cyenda nafite suruse z'amafaranga urashaka ko mukorera igishoro none se okay ngaho ma kontra ngende kuri banki bayana ndaza kuguha kontra reka tuze kubivugana kuntu tushaka kugukora kontra tubane dukora ibyo twe sawa nabyemeye Claude waretse nasengera umuntu ahangako mwagiye waparitse he ndi mwana hafi nanuze na RTP afandarize bossari ari muri office okay ndaza kuvugisha okay sibyo mbabari sibyo vugisha mame rwose nanjye afashe turaza kubireba turebe aguye kontra turebe sibyo se ndaza kuyisinya ndaza kubireba pro ese izo moto zawe zigura ngahe none se sigeze nko kuri nyirigera Korode yaritse kutuvana mu mavuta ra umva hanga ngaho ndaje sibyo reba abantu ndi kumwe nabo gusengera Korode dore abantu ndi kumwe nabo ibibazo bya Korode uri no 1000 na 300 okay dore kuntu bakubwiye mu mubwire Claude agende oya nta kintu tumubwira na aguhamagare mu kanya Papa Claude sawa turaza kubivugana nawe sibyo yego murakoze okay merci Korode afite ibibazo byinshi ahubwo nawe nuva aho ujya kumusenga naringiye kubivuga uko nifashe mu gatoza remere oya uriya Claude atwa ko nk'imodoka yanjye yagize ikibazo urumva yagize ikibazo komsa ibintu zimwe muri za modoka zawe ziba zikora hariya kandi atwara imodoka ihenze so atwara V8 2024 urumva ko ari imodoka ihenze so ngomba kwita mwita we so okay twagarutse ibyo byari bitambutse Imana ibaho umugisha cyane n'abantu bose baje baduha akazi in the name of Jesus yo mfite transport company mu Rwanda mfite amazu nkodesha mu Rwanda in the name of the Lord Jesus mfite trucks ahangaha so bivuga ngo ariko pastor wibuka ko wanyemereye inzu y'inkodeshanyo y'ubuntu hano i Kigali ni y'ubuntu naguhaye ni y'ubuntu none ndayijyamo rya ariko hano amezi agiye kuba 5 ngaho iko Kesha wanda gusengera Kesha ndagiye Biti inzu nkodesha abantu bajya mu Rwanda ngewe mujye mu mamagara mbahe inzu nkodesha yeah iri full furniture so Imana ibaho umugisha cyane so ubusisi nkoze marketing ariko ntabwo ari byo byanzanye ahanga naje hanga gusengera abantu SP nkomeze Yeah, go ahead. good umugabo wawe niho ngeze ufite agahinda wa mudamu we mu mutima ugiye gutakara no gusara papa wawe impamvu mukunda niwe wabonye agahinda ufite arakubwira ati ngwino mu rugo ngumane nawe reka kujya kwibana reka gukora ibiki ngwino ube hano hafi yanjye so papa wawe c'est ton chéri Yes. so uyu mugabo wawe baragiye baramufunga ariko mbonye ijuru Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa 12 iravuga ngo Imana